Yewe Gasuku. Nako bimeze. Bimeze biteze? Bimeze nabi nyine nako bimeze. Byapfiriye se? Iko ngo nako bimeze byapfiriye he? Urimo ambaza aho byapfiriye umuntu arimo arakora imibare ikazamo ibihekane. Ariko nako karavuye. Uri gukora imibare ikazamo ibihekane kandi ari imibare. Rero guhera igihe twamenyaniye. Nzi ko ubu ngubu abaye umuntu w'umugabo usigaye utekereza ko ntabwo ugitekereza. Ese ubu nari nsanzwe ndi umugore. Wari warekeye. Ikibwa ariko ntabwo mbivuze. Ntabwo mvuze kuri ikibwa ariko nyine uricyo. Nako ntabwo uricyo. Urabutanutse. Ntabwo nagutuka ubwo se nagutuka ngo nungukire. Nese sha imibare urimo ni iki? Ndimo nakora budget y'igihe ukwezi gushize kose amafaranga maze kuriye. Uza kumira mbonyemo se. Ariko gusara si ukwiruka uza kumira mbonye. None se ako kumira kari umukara cyangwa kari umwe? Wewe uweza n'ibintu by'imikinanga uzi ko nirangije amafaranga maze kurira muri uko kwezi kose ngasanga inote y'ibihumbi 200. Inote y'ibihumbi 200 ngahe baze nawe. Baze ngo ku munsi nariraga ngahe. Wese ngaho. Ese ikibazo ni menshi cyane make. Urumva amafaranga ari make. None se niba atari menshi uko utariye menshi nawe wari ufite? Rero nge naumera mvuga ati rawe ntaco turimo wewe. Kabaga hari se wewe waburimo. Kubera iki se natabandi? Kandi warakoze se ngiye gukora amezi 9. Ubuse waryaga senkani reka tware senkani ni waryaga ku munsi. Ayo wasevinze hari se wagiye gukora ukajya kurya. Nese nyine ukumva akorero ngewe njya nibaza. N'Imana yaguhaye umutika kwibagirwa kubwubwo. Ntabwo utekereza ibyo ngibyo aho ngaho ahubwo ganira ibindi ariko reka kuvanga iwacu birayo urahari ariko si ibyawe. Ahubwo mfite igitekerezo. Nta kuntu urabona kwa Sharifu amaze iminsi yagiye kuri misi. Ngende ndimo ndagenda panga narebye igihe abafite abakiriya benshi ubu ngubu n'abakiriya afite. Twagenda tukahita twinjira muri boutique nyine hano umugore ni wowe. Iza tukahita tumwiba nyine amandazi. Reka uriya mugabo sijya mumenyera. Nese nyine kujya hari ikibazo kirimo ubundi. Uriya mugabo wa muhungu we rwose. Kwemva ukuntu zestaye umuntu ahita yagira vuba dore inzara y'ishumuntu. Niwo urabanza ariko. Rero ngiye ibyo mba nkubwira. Urabanza cyangwa ibyo n'urabanza. Ushaka kunshora ari ndabanza ariko mu kubanza ni nanjye uri bwabanze kurya. Yo morera. Ntabwo nicyo cyemera se. Nta kibazo. Ukuntu biragenda. Ngiye ndinjira nibarishwa nyine ibintu bihenze. Hano nta bintu nakijyamo bihenze. Kirafite gihenze ni ni nka ji yasana ya desi. Twebwe turinjira tumugati nadi ibintu bihenze nyine primus ibintu nk'ibyo nyine. Hanyuma weho urahita nyine terera indobo wiruke. Hari twavuze ko ari wowe uri. Oya nibyo ngibyo nyine nakubwiraga none aringani ndimo ndagana. Genda tafata indobo nirukana. Ngo gutyo zese turata duhurira aho wakwiruka yarya wenyine turiruka turi kumwe da twirukanse bakadusobanya amaguru twese ndazavuga ngo wese wirukanse ngiye ukayarya wenyine. Namenya wakuyemo angahe wayatsimbye ku ruhande. Aho ngaho rero mba nkubwata umutwe wajyanye ngo ni ikibuto cyavuga. Nabyemera ntubyemera. Nta kibazo ariko sibe gukoramo narahagera. Ubwo mbanze ngiye kubika kano gakayi n'agakaramu. It was at this moment that he knew. Gahunda ni kwa kunda n'ugira ubwoba gusa sigo tugiye kugenda twake ikintu gihenze kimanitse muri etajeri. Akireba muri etajeri ako ntabwo apfa kwinjira gutyo nyine wora mubanza umuganirize ukuntu nyine. Turicara cyangwa turahagarara. Guhagarara Yesu umuntu uje kwikopesha nako kugura nako kwireba. Twagiye Nyiri neza. Tumeze mute? Tumeze neza. Televiziyo. Reka tuje guhaha. Niki kiye kintu ufite angahe gihenze? Aho kumwe mushaka. Televiziyo ntabwo nayirya. Niki kintu wanywa angahe nyine gihenze kirengeje. Mbaho. Kigihenze akabanza tubwire ikintu gihenze. N'ikintu kimanitse hejuru ari kure mu firi hejuru kugira ngo
Nese mwebwe muri make mushaka iki? Mushaka iki? Oya tutamanitse hejuru ikintu gihenze se kibaye kitamanitse hejuru hari ikintu gihenze kandi kimanitse hejuru. God have mercy upon us. Mumbwire ibintu mushaka. Turi abakiriya. Hano umukiriya ni umwami. Mushaka iki nyine? Ikintu gihenze. Kandi kimanitse hejuru. Icupa kinini cyafata kigeze kurangaye. Oya banda barayivuje na itera indwara 3 Tezi romo buwale. rero ikindi kintu kidatera indwara nyine baye kayi na juice nambaye biscuit muhekere. Oya taturi ingurube nta gitoki ufite biri aho kuri kubaza ibintu biri hasi wabajije mu biri hari hejuru uragira ngo wowe ratado niba hari karaga kaito kabiscuit kagura ngahe ariko muje guhaha cyangwa muje mushaka mbahereze metwe turacyareba tuje gushopinga wadaye amajyane se. Oya amajyane se umuntu yarya kano kandi hariho izuba rizo none se mbo cyangwa ureba muri iriya karito kuriya Yesu. agakarito nese nta niki hano narakavana nateri mugiramo ko numva ashyushye dore mbabwire nimwe muranjagaraga gusa spaguru nangaye n'ikintu mushaka spaguru nangaye 300. oya dance spaguru serarika sigacuruza n'igikombe ahubwo Mercy upon us. nese parafo yabaye kandi ibyo birabareba kandi ko mutangiye kwiga twaje kugura ntabwo ibyo mushaka nese ko wadaye amavide turayarya nta mavuta ufite ndetse waduhaye igikarito tuzaturara muramwikarita se wanjye ntabwo yaba naduhe biswi dore twaje no kwa twiteguye mutuzanire biswi y'irwanda zana we turakubwira mwazana imibanzo bazana we turebe kitaruka nebita rurata ntabwo yuzuye reba indi we uratuzuye kubereza nini nawe se ubundi hagize ngo bo muri iyi minsi ariko se ubundi babureka zisubizemo byihoreye bisubizemo hano twaje kubona hano bari botike yawe wa bisubizemo bisubijemo umuntu yakigira kwa murokore buri umuntu yakigira kwa murokore ibi biswi birangwa we muri afata ukazana biswi z'ibicera kare hano ntabwo ndagaruka murokore abingiye asante yambwiye gutanga serivisi mbi zabibwira n'umugabo wawe yamaze kuzashaka ibiri ariko keke zezuzuye hano zigiye ese ko abantu menye banyibye fanze bakurikirana mbo aya ni yakuyeho akozwemo amazi uhora unyumvire aya nganda yawashitaje mu gitondo wamazi zayawashitaje so ibyo wenyine kabanye umugore wasoraga natora nagaruka twaje kuvanga ntabwo nasutsemo aya n'igitekerezo ndaza nyitekerezo mva webyo n'ubizano haipa nyamara nta mikino ngiye y'amandazi nayakurisha curitse ku bintu byo kurya nshaka nkaho gato ndakuramo mu kwitwaga Furwe zawe. aha nyine uriya mugore twaramwemeje ariko aka nawe wazanye ndebye bisambo binyibye ayo mandazi ntabwo arangiye mu iwawe se niho haba kandi muri bisambo ubundi se ko izi ni keke kwa murokore ayo bimbere muje iwanjye muri botike mukanga amabiswi kumbi mushaka kunyiba yose nitwe tukugurira twenyine mwebwe muranyibye none se umuntu umye biswi mukuza nsanga indobo ya keke zanye twebwe bakubaki we niba ari ngewe Look at this dude. ni mwebwe muntu uyu nguyu nyine ntabwo ari njyewe kucyumva ko ari njyewe kandi ndeba ariwo uyafite mwese ubu ari njye n'uyu nguyu ndi ufite amandazi ngenda ndabona mwese murimo murarya kandi njyewe ndabafasha muri bisambo muranyibye ekura ubu ukaza uvuga ngo ibintu bya murokore abantu mwabaye mute kuko muzajya muza muzanwa no
no kwiba muri ahubwo abacuruzi mwabaye muto abacuruzi ahubwo je nitwe twaguze iwawe twenyine umufuka w'umuceri barukanya mwebwe nimwe mwinjiye musanga mukinjira indobo ya keke zuzuye mwana murasohotse nsanze zishizemo kandi ndabafasha ko twaduhagararanye twakwibye gute nuko twaduhagararanye twakwibye gute muri kontwari kugira ngo munyife nyamba fatanye igihanga reba neza reba yabaga biscuit zirura wabonaga twebwe dushaka kurya ibintu nako ntago zari zuzuye reba muri iyo ngarane yawe niho hatarimo keke sha oya wiwe rekura kumvikana ndabareka ukaza uvuga ngo twakwibiye amakeke mwayibyo do n'ibihanga maze ibihanga se yego ndayintesha shirito abangaba rero baje muri botike none banyite amakeke ya ndaje nsanga kirano sha kirano sha byo n'ibishyushye cyane cyane nyuma byo n'ibingi ntago bigi babyanduza kibyo bifite aye bana amafuta yanjye amafuta yanjye kama hasi kama hasi pfukama hasi vuba ntabwo ndi kudiringa nange mwana pfukama hasi ntabwo ndi pfukama hasi vuba biraza kugaragara ko polisi iri pfukama hasi isambu yabiritse bikiyibira bikagenda gute bakwiye buri muri muzi cyara hari mu mabuye abantu we baraza bakakwiba nazo no bako bakwiba gute ngo indi w'ibyo ndi He fucked up. ngo ushaka kwiba mwe wifata mukagira sha naso ibi ni ibiki mwamba waza gukuraho naso iki cyanara we komu muravye ndimi nginzoka mwabizi binuka hafi mbasha nanjye wanyicoje koko se ni ibiki sibura wabara byinewe ibyo kandi nako no ushaka magoke narebe numugungu sha wakuba muri boteke bakagura neza kabasha cyanara nari safari araho usane n'abajura biki ahubwo njya nibaza buriya ahantu baba bagiye baragera kuva hajya ku mission wari utararya kuva hajya ku mission wari utararya sibo wari shatu yebanga boyo kayima ngaye mwana reba amafaranga arimo umbwiye yose umbwiye rekera manyamanga namigihombo kirimo kibuzo sana tarimo ba nta gihombe kirimo harimo keke harimo igihombe reba neza harimo keke ariko ziguze igihombe igihombe ucuruza ngahe kandi bazinyi byarizo nangiye gucuruza afande kuvuga twebwe uryo uwo urarya twe tutarya keke nyine anafande mu waduhaye ba tuvumbye nako hasubundi ntago wavuga we urikanga wo naki urikanga naso nyine pande ni wowe gicucu nakuntu aho hantu hava ubundi hararuguru yimanutse hararuguru yimanutse barabaze ngo barancitse rero none se ubwo urakora iki ko ndabirukanze njyewe sheri burigize no kurasa biraza kugaragara ko polisi iri kubangamira ibisambu yabiritse bikiyibira bikagenda nanjye ndebera ko batamenye matirisi ndebera ko batamenye matirisi amatwerega bayamenye ndebera ko batamenye matirisi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.